Na navuze ko none ngiye nagukumbuye. Ego ndagukumbuye cyane. Njyango ino ndebe. Umva ni ikiyaga. Umva amazi yakari n'inyanza. Nyine dore ni mu rugo ni hari ahirya ku gipangu cya gatatu uransangayo hari ikibazo nge ndi icumu ndabasha ndakwemeza nanjye ndakunyara kwiza rero kabisa ubwo turaza guhura hirya kuri cya gipangu yangane okay sawa navuze ko none ngiye nagukumbuye. Ego ndagukumbuye cyane. Njyango ino ndebe. Umva ni ikiyaga. Umva amazi yakari n'inyanza. Uretse gato yambanze nakira umukiriya naje mu kazi ndakuvugisha mu kanya. Bite kutavuga ugiye nangahe ibintu ariko waretse kwigira ibyo bintu mani mbwira utangahe ngino no tujyanye mu rugo natuje agatoki agatoki niko watetse tetse agatoki nukuri aho ngo ndabyemeye tuje mu batetse agatoki nakunda ku nitwigendeye kujya agatoki Erega kira turanaziranye nagira ngo nyirye amafaranga buwe yari ko windakarira basi no mu buzima bwanjye umutima wanjye nimba ari ikintu cyambaje nabibonye kugeza ahubwo bigeze no ku mutima w'impyiko nuko nge nababaye nukuri nababaye kugeza aho n'urutirigongo rwanjye n'umusokororo wa nokwibe namubere sima ariko bwa dufitanye gahunda oya najya ngo mutamafaranga nese baby kubera kingaru singarutse se simucike nasendusha amafaranga uriye okay baby cyagifite n'ibyanwa basi reka ibyo tubyiboneye ahubwo condom agakingirizo yego nanjye ko najya nkoresha agakingirizo ukoresha iki orera oya koza none se ushaka ngangaye 5 basi sogwa 20 okay reka mego 20 ako bira bintu by'ibikire ngo uza kandutisha ukagira iki isi nta kintu bindusha be okay nago bizongera basi ubundi niwe wanjye ndagukunda basi mbengo nanjye ndagukunda be nuko ariko be reka mbengo haveni none ugende uguye niyo condom nta kibazo si 5 sibindi 5 ubwo nangahe se kubara nk'umuntu utazi kubara nangahe ubwo 10 windya nabonye windya sha ni 1 2 3 inote 3 ubwo 15 kongera kandi kamwe ako ni 20 mbe urabona mu ikofi nta kintu sigaranye nta kintu hano no kuri do sigaranye iranga muntu gusa pe okay rero ndagiye kugakondo mu rugo ntaya nkijya beze
Yesu mana mu mazi ni umunyekera Yesu wakomana. okay ngaka ngende be harya ngo ni he naho hirya kuri icyo gipangu aho baparitse imodoka uratubanguka genda nda yego shu Akomana ni wane numwinendeko yakaweko Sister bite? ni sawa Meze neza? Boss wanjye ko namusuza ngare. ngo boss ziranya nazimbwa zintwari amafaranga 2,000 none nkaba mbuze na tike ndi kugenda n'amaguru ngo ni boss nyabaki ni boss nyabakira Yagutwaye mu uyo buryo. umva karayangujije ndakaguriza nkagirira impuhwe none ndi kugenda n'amaguru nabuze na tike Rose warasengera nawe tugapanga iki se wowe tugapanga ukuntu twakina wa mukino witwa kararyamye urahuzi umva ntaribe nakwemeza ntaribe no se ukwezi kw'inzu kwanjye kwari kwapfuye umva nyine nashakaga amafaranga y'inzu ndi kuyashaka nayabuze ushaka ngahe nshaka 10,000 yegera hari igihe birakemuka shaka 10,000 10 reka mbanze ndebe kwari ukuntu afite hano ariko ibyo ngubwira byumvishe se nabyumvishe nari ngende 10 ndabasha kabe nkwari no 10 urumva nukena nandi wambwira ariko cyambere nuko unyemereye umva urakoze nari ukuntu bimeze hano nagusanga ni wambwira aho gusa ko ngiye mfite akabike urabibona no gutanga kikaho nyine dore ni mu rugo ni hari ahirya ku gipangu cya gatatu uransangayo hari ikibazo ngende 10 ndabasha ndakwemeza nanjye ndakunyara kwiza rero